ukajuriza ibyo unkorera niyo nakwita. Akunda abantu mwagiye muri Nyungwe mumbwire. Ngiye ndumva ari nk'ubwa mbere ngiye kujyayo. Ubwa mbere ngiye kujyayo, ubwa mbere nagiye kujyayo tugarukira mu nzira, sinzi ngo niba hari ikibazo mu mihanda. Sinzi cyari cyabaye, ariko uyu munsi ngiye kujyayo nzengurukemo. Beno kuri ntabwo wagombaga kugenda nawe. Sinari nakubwiye ngo uzajye ukora. Umva nkubwire ikintu nashaka kubwira. Nyine umva nkubwire. Mwarasaze. Oro ntumbwire yuko mbabarira, ntumbwire yuko wankuriye imyenda muri varize. Se bebe wagiye ureka. Akusema. Akose wagiye ureka kumbera ikigeragezo. Njye ntabwo nshaka kugenda. Hey yo, some people, this is Derek again. Ivuga ngo Derek again. Nizere ko umeze neza sasa. My friend, nsigaye mbona mudukunda cyane, ariko natwe turabakunda. None uyu munsi ndashaka kugira ngo mbibwirire akantu. Nagiye mbona muri comment musigaye mwikundisha uruga cyane, mumwereka urukundo mu bintu byose bari kunkorera by'ubugome. Nkivira mu kazi naniwe ngo nshaka ibintu. Naba niyiriwe hano ngaho ngo bimeze bite. Mwese mukajyaho mukavuga ngo Derek ngebeki sawa. Nanjye ubwo uyu munsi murabibona ngiye mu kazi, ngiye mu kazi, baniyambariye ijire y'akazi nkora, nambaye gutya nyine bisanzwe. Hanyuma ngiye kujya mu kazi, ariko mbere yuko njya mu kazi, ubwo namwe nyine mwihangana umuntu wanyu ngiye kumuhemukira. Kwako nanjye ibyo nkorera ni byinshi. Ibyo nkorera ni byinshi mwagiye mubibona, ariko nanjye for now ngiye mbere yuko njya mu kazi ngiye kubanza musigira karogo azajya ahora nyibukiraho, kubera yuko ejo yankoreye akantu karambabaza, kumvana mu kazi nibereye mu kazi ngo bamugonze, nkahagera nzi ngo umuntu bamugonze nkakavamo, nari ndi gushutinga indirimbo ya korali yanyishyuye amafaranga hafi 400. Uri kubyumva? Ndayisiga ndavuga ngo tuzongera dushutinge, n'ubu ngubu nibyo ngiye kujyamo. Urumva ibaze kumvana mu kazi k'400 ngo umuntu baramugonze nkasanga ni plank. Twakita ngo ngiye kuruhuka, ahita mbeshya ikindi kintu gikomeye. Ibaze kumbeshya ngo umwana twite ntabwo ari uwanjye. Vraiment ibaze uri umugabo, ariko tujye tuganira nk'abagabo. Ibaze uri umugabo kumva umugore we warakubwiye ngo umwana atwite su wawe. Mane none ngiye n'ukuntu niba ari umuntu ukunda abana by'indani, yego nawe bwatari uwawe ni byiza, nari binabwo wamurera, ariko noneho kubiguhisha umwana bakamutwita mpaka ukazashiduka barakubwiye ngo byaruduka mubwiza ukuri ngo su wawe, akicara bizi. Bro ngiye rwose sinababeshye, twakina imikino myinshi, wamemukira, twaseka, twajokinga, twakina, yewe ibintu byose bibaho, ariko ku mwana s'il vous plaît, ku mwana ho ntabwo twarebana yoroshye, twarebana yingwe. Ko ku mwana buri umwana n'umugisha bro, buri umwana n'umugisha, n'abajama muri rusange. Ubundi reka njye nabagira inama mbere yuko nangira akantu ngiye kubakorera, kuko uyu munsi ngiye kubakorera planka. Mfite hano amasaha 2 mbere yuko njya mu kazi, ariko ayo masaha 2 oruga ntabwo ari hano. Ngiye kumutama ikintu ku buryo mwese muravuga ati Derek iyi planka yawe irateguye 100%. None sasa gato yangarutse inyuma gatoya ku basore bro, ku basore nukuri kw'Imana, buriya uri umusore ukaba udafata inshingano, ntabwo uri umusore nyine ushimwa n'Imana n'abantu. Jya wiga gufata inshingano man. Inshingano rega ni ikintu cyoroshye cyane. Urakera twajyaga twumva, ngiye nyiba mu rugo najyaga numva gusohoka iwanyu uri umwana w'umusore kwa mama wawe na papa wawe, ukasohoka ukajya ukagenda ugafata geto ukayiba mukishyura. Bro numvaga ari ibintu bitabaho, naravugaga ati come on, ni gute umuntu ava iwabo kwa se na nyina akagenda agafata geto akabasha kuyishyura akigaburira? Numva nyine niyo waba wakoze agatendo utayimaramo amezi 2 cyangwa 3, numvaga ariyo mezi menshi wamara muri geto, kuko ubushobozi ni nabwo. Kandi koko niko bimeze iyi Kigali bro, kuyibamo niba ari ikintu kigoye, kuba muri Kigali uri umwana w'umusore. Abakobwa bo barabikemuye, abakobwa mwarabikemuye, nsigaye mbona mwirirwa mu bagabo gaho ngo basigaye bacururiza ama video online. Ubu ngubu ni ugufata video uri kwikinisha cyangwa uri kugira gute ngo koherereza abo ba diaspora cyangwa bazungu. Ariko reka tuganire nk'aba diaspora bankurikiranye bro. Niba uri umusore
gufata akanya ukaza mu Rwanda niba warakunze abanyarwanda. Hari ikibazo nshaka kwibariza aba diaspora batureba. Niba uri umusore, sibyo? Ntabwo mba mivuze kugira ngo wenda mwumve yuko ari urwango cyangwa ari ikindi kintu. Ni nk'inama nge nabagira. Gufata indege ukava mu gihugu urimo ukaza hano mu Rwanda niba ukunda abanyarwanda, ugashaka umunyarwandakazi, sibyo? Ukamushyira hariya mu rugo, ukamufasha agatera imbere, utagiye kumubwira ngo ngifata amavideo y'ubwambure mana ari kwikinisha umuntu w'umukobwa w'umunyarwandakazi akikinisha akakoherereza video. Ejo mwashwana ati mfite video zawe nawe mfite izawe, mani mukagenda mugashyirana hanze. Kandi imagine icyo kintu ukuntu kiba kibabaje bro, sibyo? Tugerageze niba nyine turi abantu bafitanye urukundo, kuba wakunda umunyarwandakazi ugatega indege ukaza. Ndabiza aba diaspora ntabwo mukunze kubana uko muri babiri muri aba diaspora, ntabwo mukunze guhuza ayo makuru. Yo ndayafite, mfite inshuti zanjye tujya tuganira kandi ni nyinshi zo mu bihugu bigiye bitandukanye zimbwira yuko umubano w'aba diaspora hagati uko ari babiri ntabwo bijya bipfa gukunda, ariko biranumvikana. Mubyukira mwese mu kazi, umwe akajya muraka undi nawe akaza aha, mugahura nyine kugira ngo muzahane happiness cyangwa se mwishimirane. Biragoye. Si nkatwe hano rero mu Rwanda ushobora kubyuka ngiwe nkatanga umwanya n'umuryango wanjye tukishimaho gato, nkajya mu kazi nkavayo gutyo banambona. Mwege urukundo rwanyu biba bigoye kuko ukundana n'umuntu uba hano mu Rwanda, bikaba ngombwa ko ugenda akazongera kukubona haciyemo hafi imyaka ingahe. Hari inshuti yanjye iba muri Amerika bita Felicien, arabizi tujya tuganira, agiye ambwira ibintu byinshi. Ibyo sinabyo nshaka kubabwira. Abakobwa b'abanyarwanda twisubireho. Buri uzarye duke wiryamire kare mw'abantu mwe, nukuri kw'Imana. Njye inama nubwo mba ndi kwibagira mukamfata nka kadage, ariko buri akurya duke ukiryamira kare ni byiza. Njye izo ngero zose ndazifite kuko nanjye hari abantu twagiye tunakundana banafite ibyo biceri baba diaspora. Ariko buri reka mbabwire mw'abantu mwe, kurya duke ugataha kare ni byiza. Ni nkuko bavuga ngo nyiragatwe gatoya akarinda iki uruguma. My friend, ushobora kwirukanyira biriya byinshi muba mukurikiye bikarangira ubuze na duke wari ufite. Bro, ibaze umuntu mukurikiye amafaranga ntunamukunda, nta rukundo mufitiye, just ni ukugira ngo nyine umukureho amafaranga. Ejo azakuvumbura, uzabikora rimwe yagoye kabiri gatatu akuvumbure kuko amafoto araboneka bro. Harigiye mukura abana amafaranga tukabasanga mu tubari ari yamwe mwifasha amafoto n'abandi basore n'ibiki byose. Rero abantu benshi bibaze impamvu giye nakundanye n'umunyarwanda ntagiye mu ba diaspora, suka ari abana babi, suka ari iki, ahubwo akugira ngo ngiye nzakundane n'umudiaspora ugendaga kubita imyaka 3 hariya tutarabonana, sibyo? Tutarabonana akazi naha ngo nibwo tugiye kubona, nabwo tukabonana ukwezi kumwe bikarangira ndi kumuca inyuma, bikarangira nanjye ubwanjye si ukumuca inyuma. Sicyo kibazo kirimo aho hagati. Njye ubwanjye ngiye kwiyandarika, ngiye kwangiza personality yanjye, kandi ngiye personality yanjye ngenderaho ni yuko ndi umuntu utagomba kwiyangiza, ndi umuntu ugomba kugendera ku mahame yanjye yuko umusore agomba kugira indangagaciro zimuranga zo kugendera ku murongo umwe. Umusore ubundi ikintu aba agomba kugenderaho ni ugukura, yakumva yakuze, abona afite ubushobozi, agashaka umugore, akubaka umuryango, akava mu burayi. Ariko wowe utangiye kubyuka bro, come on, utangiye kubyuka ukaza ukajya kugura indare ku muhanda, wavayo ukanyura kundi w'amabuno ukamwifuza, wava. Ari abashuti banjye barabizi benshi bafite ingeso nk'izo, bafite ingeso zo gukunda abakobwa bose muri rusange. Njyewe rero ibyo bintu ntabwo mbikunda. Bacaka yuko umuntu w'umusore ufata inshingano nk'umuntu w'umugabo, kuko Imana ijya kuturema yaturemetse nyine, yaturemye nk'abagabo, ntabwo yaturemye nk'abagore bro. Hanyuma sasa ntabwo nshaka kubatindira, ariko umuntu abagomba no kanyuzamo akabanza akabatamo n'inama nk'abakunzi bacu. Ntabwo mba mari hano kugira ngo tubakorere planka gusa, n'igihe nza tukabaganiza ku bintu bizima bro. Ngiye bino bintu nimuzagire ngo ni ibintu nyine banarafashe gutya nkahita mubuka. Hari n'abantu njya mbona muri comment bashobora kwandika ngo mwebwe ngo muzasenya kare, ngo mwebwe ngo ibi nibi bro. Buriya baravuga ngo buri muntu wese afite experience y'urugo rwe, nyine buri muntu mu rugo rwe aba afite uko abayeho, sibyo? Buriya nujya kwiga uburyo wakubaka urugo rwawe ugendeye ku rw'abandi, ntabwo bizigera bikunda. Wowe ubaka urugo rwawe mu murongo wawe, nujya mu by'abandi, iby'abandi ntabwo bizi, bibera inyuma y'amarido ntabwo bizi. Iga ibyawe ahubwo wiga uburyo. Kandi ikindi, hari amavideo y'abajama baba influencer banini merutse kubona, hari aba influencer banini cyane merutse kubona bari kuvuga ngo kubaka ngo nukugira ngo nukuba intare mu rugo.
yibe wowe mu rugo rwawe niba ubinare bakabishobora nta kibazo yibe, ariko wiza kwigisha abandi bantu ngo ni babinare ngo baze ngo mu rugo ngo bakubita abagore ngo bakanganye ngo uvuge ijambo ngo rimwe ngo umwana ahita ajya kwihisha. Man, ubusuri igiki ku buryo umwana kumva ukajya kwihisha? Uri igiki ku buryo umugore wawe yumva waje agahita afata iyo ntebe y'umugabo yegurukemo, amazi vava muri dushe, iki imyenda ari bwambare? Uri igiki mani kuri umuntu nk'abandi bose? Kubera icyo utaba flexible ngo urugo rwawe ahubwo bakubone bavuga ati umutima w'urugo urinjiye, ariko byumva urubavu rw'urugo rurinjiye bro, bakubone bavuga ati headmaster w'urugo yinjiye, umutwara arinjiye, bagukunde nyine bakwakirana urugwiro. Ahubwo uri kuza ngo urirambo n'urusura warukanya bimeze bite cyamaze muri dushe akamwariga. Rega ragaruka kubaka urugo bimeze, kubaka urugo ntabwo ari ukuza wigize nyine umuntu udasanzwe tu, kubera yuko mwese muba mwarahuye mukuze ko muri babiri nta n'umwe uhura n'undi ari umwana. Rero iyo ushatse guhita kandi murambabaza mana, hari ukuntu mujya gutereta, hari ukuntu mujya gutereta nyine mwagera mu rugo bigahinduka cyane, ariko buriya bishobora guhinduka ariko ntibihinduke biri too much ngo wigire intare cyane. Ntabwo kubaka ari intambara bro. Ikindi ku bantu bavuga kuri twebwe ntabwo byakunda, ntabwo imitego mibisha byakunda rwose, ntabwo biri vuba hano, nta nubwo mbiteganya, nta nubwo biteze hari, kuko dufite uburyo twubatsemo urugo rwacu mu buryo butangaje. Abenshi baranatangara tu, abenshi birabatangaza kubera iki? Ndi umuntu uri flexible, hari ibintu nkorana n'umugore wanjye abantu bakavuga kamuntu uyu ni umugabo cyangwa for sure nawe ugomba kubyibaza ko nanjye ntarashaka. Abantu najyaga mbona ati aba bantu simenye ibanga ryabo, ariko buri ibanga ryiza ryo kubaka ni ugucisha bugufi, ndetse ukamenya ko turi mu isi ya gender balance, aho umugore wawe angana nawe, aho ushobora kurwara ukaryama umugore akajya kugushakira imibereho, aho wowe umugore washobora kwicara mu rugo ukajya kumushakira imibereho. Ni gender balance kandi bipfira mu biganiro. Iyo utaganira n'umugore wawe my friend, iyo utaganira n'umugabo my friend, nta kintu muzageraho n'iki na kimwe. Ujye mwiga kuganira kandi buri umwe abe patina y'uwundi nyine aza kubwira ibitagenda, ucishe bugufi mu bwati mugabo wanjye iki kintu ndi kubona kitaba ari cyiza ariko ugikoze gutya ni cyiza, cyangwa se nawe acishe bugufi. Nuko hanyuma reka nangire planka yanjye mwitegereza ibintu ngiye gukora, karakanyuzo nyine mba ngomba no kuzangana batamo inama ya danje, kandi inama ujye uyandikana bari inama nzima uyigendeyeho for sure yaba ari inama yaguhindurira ubuzima, kwa ko mwisi twese tugiye dukaza, dufite imitwe ifunze ku buryo tugiye tuyiremereza. So guys, rero ibyo nababwiraga ngiye gukora ni ibi ngibi. Urumva mu kazi nkora bambwiye yuko ngomba hari ahantu tugiye kujya gushutingira nyine indirimbo, kandi turamarayo icyumweru kimwe. Kubyumva ange rero ngiye kuba ncomotse, mwabonye uriya musiste ukuntu yavuze ngo aragiye nka mupo, ndaje nanjye ndebe ko, ariko ngiye ntabwo ndi bumubwira ataza kumenaho amazi. Bo tugiye kujya ahantu gukora akazi nyine, ndamarayo icyumweru. Urumva ubwo rero ndashaka kureba Ruga ari bwitwara ute, ko nanze kubimubwira kandi bitewe n'akazi ejo bangije, niyo mpamvu nyine byarangiye bambwiye yuko ngomba kugenda. Hari tere banyoherejeho y'undi muntu wankoreye akazi ejo, rero n'ingaruka ze ngiye kwigendera. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba, turareba niba nawe ari bureacting neza cyane nkuko nanjye reactinze. Tungutu two ni ngomba kutwambara. Ako ubundi wajyana aya kanjyana gatoya. Ewe njyani rero none we ntabaho, ayagiye kagufatira icyo bita buri kantu kwako, buri kantu kwako. Ajyana imyenda mike cyane ishoboka.
ibyo unkorera niyo nakwita. Hanyuma guys, kuri ba bantu twari turi kuganira ku kintu kijyanye no kubigisha kweditinga, njye niko kazi nkora ka buri munsi, niko kazi nkora. N'ubu ngubu nibyo ngiyemo, ngiye kujya gushutinga indirimbo, ni indirimbo ya korali. Muzajya mubona hano ikiganiro cya buri gihe kibigisha ukuntu mwakeditinga. Twahereye ku isomo rijyanye no kureba uburyo umuntu yakora impanga, umuntu umwe akamugira babiri. Niyo mpamvu nzakomeza kubigisha, ariko ndakomeza kubigisha nyuma yuko mvuye hano hantu ngiye. Muri ihangana nyine tu. Rikote sinariherukaga kabisa. Aya kanjyane iriya kansi. Ibindi byo ndanabaze kuza kubizinga. Ako abantu, abagore mubayeho umutego njya mbona mwararenganye. Ukicara tugiye gukora akazi ko kuzinga imyenda. Wallahi. Jamani biyi. So, ubwo ndagiye tugiye kureba urugo ibyiwe urwane. Ariko ngewe ukuntu bimeze ntabwo nzatinda, ntabwo ari nk'abo ruri kumbwangaza amarongi mu kwezi kose. Ngenda marayo icyumweru kimwe cyonyine, kandi ni muri deal z'akazi. Muraje mwirebere urugo iziwe, akunda kuburana amafuti. Ubu ngubu kugenda kwanjye ngiye mu kazi, araje bigereranye na bimwe byiwe. Reka tugenda turebe urwane. Hanyuma tunagendana ahantu hose ngiye kugenda, ndagenda mbereka urwane ukuntu hameze. Imisozi igihumbi, ngiye muri Nyungwe bro. Ngiye mu ishyamba ry'imisozi cyata. Aha twagiye, ababwiye ngo ngiye kubajyana mu rugendo. Uyu munsi ndakoresha bisi, ngiye kujya Nyabugogo ntege bisi, hanyuma tujyane kureba uburanga bw'igihugu cyacu. Nubwo nyine ngiye no mu kazi, ariko batwemereye yuko turagenda tuzenguruka ahantu hagiye hatandukanye, ndabereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Biraza kuba biryoshye. Ikintu cyonyine urasabwa kuba ufite umwanya ukicara ubundi ukareba video, ukareba ahantu hose ngiye kukujyana ukuntu ibintu biraza kuba bimeze. Biraza kuba ari so perfect. Ariko ubundi abantu mwagiye muri Nyungwe mumbwire, ngiye ndumva ari nk'ubwa mbere ngiye kujyayo. Ubwa mbere ngiye kujyayo, ubwa mbere nagiye kujyayo tugarukira mu nzira, sinzi ngo niba hari ikibazo mu mihanda, sinzi icyo cyabaye. Ariko uyu munsi ngiye kujyayo nzengurukemo. Hanyuma abantu ubwo batuye hafi muri ziriya nce zariya usa nk'urenze mu bice bya Nyungwe ho gatoya, turaza kuba turi kumwe 5 to 5. Zere ko meze bye. Yebe uza yanjye ubundi nje twicikira. Guys, ubu rero ibintu ngaragiye ngaransize muri uru rugo. Ejo bundi yankoze ubugome, ngiye kwigendera nanjye mfite gahunda tuma nagenda. Ngiye kubimwishyura yumirwe. Aho haraje arabifatiye ngo timu zanjye zaraboretse. Byamubabaje. Byarabimubabaje ngo we wicare kuvuga ngo haze timu yawe niyanjye. None bose banditse wowe. Ubu rero nanjye ngiye kumwishyura. Ngiye kumukorera ubugome. Nari ngiye kwigendera mwese mubirebame n'amazi, ngiye rero sindi bumumene amazi. Ubu ngiye kumucunga, garimba agiye kuzana ibiki, ibintu byose yababwira yumvaga nari kumwumva. Ndi kumwumva byose, ndi kumwumviriza ibintu byose yari gukora, kugira ngo ataza kuza agasanga ndi mu bintu byiwe kandi yashipangiye neza. Yashizemo n'isoni habe no kumbwira ngo mutegurire intego bagira ngo kugira wenyine. Mvangiye kubikuramo byose, ngende mbishe mu kindi cyumba, ubundi nongere mfunga ivarisi yiwe nyisubiza aho nayikuye. Araza kugira ngo harimo ibintu
ubundi muherekeze, nimara kumuherekeza mbwira ko hari akantu nibagiriwemo ahangaha nashyizemo cya gihe ngiye kugenda gakuramo buri myenda ye. Yabitse yizingira imyenda nta no kumbwira ngo muzingire we. Mva bayijyanye telefone yiwe ahubwo uko byari bimeze neza n'igindi. So guys, nizere ko mwabibonye ko tugiye kugenda. Eban, ubwo mubane nanjye guhera hano kurinda aho ngiye. Waruga? So ntabwo umerekeza abantu? Uragiye mbese abandi batwara ivarisi gutyo Ugende nyine akira ntwara agiye nyine sugwibirika iyo uza tukajyana ndetse ndajyana nawe mu kazi. Ahantu hose nzagenda ukuntu hangana. biri kumbabaza twari ivarisi byawe biri kunesha twagire ko kwiga akazi mwese ubu ugiye kunsiga none uri kumeza n'amavarisi ngo ese kuba agiye kugusiga ibyo ni ibyataje hari iminsi ingahe cyagiye wowe uribuka iminsi yose wari wagize ukuntu ingana. Mbe ni ukuri ntabwo wagombaga kugenda nawe sinari nakubwiye ngo uzajye umva ukora ahubwo mubwire ikintu nashaka kubwira nyine umva mubwire dore ngiye kugenda kandi uba uri kumwe na bariya basore nyine bari mu rugo nyine tumenye nyine mutazajya mushwana cyangwa mubwirane nabi nyine tujye wirinda ndetse ko nzajya nirirwa mu cyumba niryamiye nzajya nirirwa mu cyumba ze wirirwamo ndetse ngiye naganira na bariya mbese ntabwo muzahura mugiye kurya guteka se nkabaye ibiryo nkahita nisubirira mu cyumba hanyuma nyine tukaguma ejo nimwambanye mu kazi ngiye kwikora amafaranga kwambika ikanzu nk'ejo ahose nka buri unyambitse ikanzu kandi se ko mbona wavuye turasoka umuntu ndabizi si ikintu nabaye wasomanye cyane ubwo niwe wansomaguye ejo muri videwo se maze ngiye nsomana ndumana umva se ntabwo twagenda gutya ukuntu wambaye ingofero jewe ugiye mba ngomba kwambara ingofero nka rasta oya nawe wambara neza ariko nuko ugiye utanambaye amaherena ibaba nanjye ntabwo ndayambara rero reka nkubwire tujyanye gutya ntabwo ngiye nageraho nkagiye ngaha basi ndakugeza hariya asade wabiretse kugenda tujyane gutya umeze tugere ngewe nambaye imyenda yo mu rugo bebe uzi ko nibagiye aho ngaho karabero kanjye karekeremo nanjye nzakisi wapi ntidutandukane urakama ntabwo byakunda ngasubirayo hano bana ngiye ndumva ntazi twagendana gutya tukazagera aho tugiye na ryari kubera icyo ugiye wabiretse bayahubwo bebe wabireka kugenda banza nyine umereze rabero yanjye nose urayijyana yeze nkisize hari ikibazo oya mereza rabero yanjye wese wisize rabero uri umugore iri mu varisi nuko turija narasaze ntumbwire yuko mbabarira ntumbwire yuko wankuriye imyenda muri varize se bebe wagiye ureka akusemana kose wajya ureka kumbera ikigeragezo njyewe ntabwo nshaka kugenda ntabwo ushaka ko ngenda hanyuma se rekura mbabara none kandi ntabwo bikiri joke sibyo jureka imikino
wajya umenya amasaha y'umuntu uko aba yatinze ukareka kuzana iriya mikino ya ndagaza. Fata vuba vuba dusubire mu rugo ugenda ukireba imyenda. Urugamba barira kandi ndusere. Fata vuba kino gikapu tugende ujye kunshyira imyenda muri bag. ubwo si yo nkwihorera tugakomeza tukagenda nkasezera nkigende. Hanyuma se ukunguka iki? Ubundi ukunguka iki? Mwese ubundi uri kuntu wabiretse kugenda siko na mbirege se hanyuma tugumane mu mafaranga nayo ngiye gukora tugumane ntiyamereze ndashaka kugenda nego di mu mafaranga nayo ngiye gukorera ndagwase ndafite ngafata valise tugenda gira vuba vuba. kandi rimwe nzakumenya ese ubwo wajya gukunguramo imyenda uyishaka hirya ese wari uri kwivugishwa biriya byose uzi ko natari kukuma ngende ivugishwa mbabarira nawe kandi ntukajya uzana iyo mikino ntukajya uzana iyo mikino ako wajya umenya ibintu buri kwangiza ukareba kwivugisha ubwo bwawe hanyuma z'imbabazi barazirya ubundi wabiretse kugenda ndetse kuba nayikuyemo nuko nkanze cyangwa nuko ntashakaga gusiga njyenyine utekereza gute bijya bincanga muri iyi mitekerereze yawe hanyuma ze nimbireka biragenda bite sha mva ko ngo babuza kugenda ndayisubizamo ngenda bazakora inde akira ngenda akiranye ku kijyanye n'akazi ibyo byibura ntukajya umbwira gutya hanyuma nakorera hafi wakora nyine utaha ibyo kujya kubayo se ubundi kutajya ujya gukora ngo ujye kubayo wabifashe uno munsi ugiye kubayo ibite byawe ibyo wapanga uyu munsi byose byagupfubaye niki wakoze hano hafi ukareka kugenda hanyuma nyine ngamva ngo mugiye muri Nyungwe n'ukuntu muri Nyungwe ari habi nzanira imyenda nigendere nzanira imyenda shabyiborere mbabarira nzanira imyenda nshaka kuvanurega nakererewe imodoka ninsiga nzagenda ryari zanira imyenda nge nta kintu wakora ngo nta kuntu wareka kugenda ugahindura tukagumana zanira imyenda kuko we ntabwo uri akazi basi kamanzi ujye kuko zanira imyenda nyine kamanzi nkuzanira amaherena se amaherena ikinzanira wowe imyenda nigende cyangwa kuyifatira uzanira se mfite myinshi nagenda nkafata n'indi ntabwo ibyo bintu buriyo zana imyenda uruga kamanzi nkuzanira zana imyenda ibindi tubiganira imyenda iri hano zana imyenda wowe ntareba ibindi ubyihorera nk'ubigiye iyo ubonye umuntu agiye kugenda ugafata imyenda ukayikuramo uba wumva utekereza gute abonye umuntu nawe ushutinga igifoto sebe bubu uragiye sebe bubu uragiye ndagiye nyine ndetse wabireka aragiye mbere mwana we ntabwo uzi